Uko imyaka igenda ishira abantu benshi bagenda babaza ikibazo kuri internet, why are we so tired? Kubera iki duhora tunaniwe? Buri gitondo uko tubyutse twumva tunaniwe kurusha uko twari tumeze kuva na mbere. Kampani nyinshi zigenda ziduseka iyo tuzamuye ikibazo nk'iki ngiki. Bagenda batugurisha ibikoresho bitandukanye, harimo nko kugura ibinyobwa nka energy, akaguramo coffee, hakaza n'ibindi byinshi bitandukanye bidufasha kuboostinga imbaraga z'umubiri nyuma ya saa sita. Tumyange TV show yaje kubumereza challenge yo gukora content zirenga 30, nkajya nkora content buri munsi nka uploadinga video imwe ya buri munsi. Mu gihe cy'iminsi 30 ngo nabikora azadiritinga YouTube channel yanjye. Ariko uyu munsi reka tuvuge ku cyambere, reka dutangire twibaza ikibazo kimwe. Kubera iki duhora tunaniwe? Nagira ngo mbabwire yuko icyo kibazo giterwa n'uburyo tumeze aka kanya, ibyo turimo kwikorera, ibyo turimo gukora aka kanya, uburyo turimo kwitwara aka kanya ndimo kuri recording iyi video. Reba ibyo urimo kureba aka kanya, ibyo urimo kumva, ibikukikije n'ibindi byose uri kubona iruhande rwawe. Byose bishobora gutuma unaniwe. Ndagira ngo usobanurire impamvu ubyumve. Ndagira ngo mbanze gusubiza inyuma h'imyaka 3000, noneho twumva uko muri icyo gihe byari byifashe. Ubu ndagira ngo duhure n'umugabo bita Johnny Caveman. Uyu mugabo bita Caveman Johnny ni umugabo ufite inda nini, umutwe munini, izuru rigiye imbere, akagira amaguru ariho urubwoya n'imyambarire urabona ko itandukanye n'iyacu. Ariko tujya kuringanyiza ubwonko bwe n'ubwa Johnny wo mu mujyi, tukajya kubagereranya, turasanga Johnny wo mu mujyi na Johnny wo mu buvumo batatandukanye. Iyo tugereranyije ubwonko bwabo ntaho butandukanye n'ubwacu uyu munsi. Nubwo ubwonko bwacu n'ubwabo butandukanye, uburyo bakoreshaga ubwonko kera n'uburyo tubukoresha muri iyi minsi ni ibintu bitandukanye, ni ibintu bihabanye. Hari igice cy'ubwonko cy'imbere cyitwa prefrontal cortex. Iyo ufashe imyanzuro yose nicyo kibigena. Kugira ngo ibi bintu mubyumve neza, reka nze mbereke Johnny uburyo abyuka. Niba ashaka kujya kunywa amazi kwiriwe uyu munsi aragenda. Johnny Caveman ashobora kugera mu bihumyo akavuga ati iki gihumyo nyirye nyirekeye cyangwa se nirebere ikindi, cyangwa se natekereza kujya kwirira imbuto nabwo agiye nta mananiza. Ashobora no guhitamo kujyana n'abandi bagenzi be kugira ngo bajye guhiga. Nyuma y'ibyo ashobora kumva arambiwe akavuga ati reka nigire kuganira n'inshuti zanjye, twicare ku muriro twota umuriro. Ariko nanone urabona ko ubwonko bwe butari gufata imyanzuro myinshi igenda ihurira n'icyarimwe. Akora igikorwa kimwe ku kindi bitandukanye nuko muri iyi si ya none tumeze. Noneho uyu Johnny wacu reka tumujyane mu bihe, tumuvane mu 3000 bishize, tumujyane mu mwaka w'1900 mu mwaduko w'inganda. Johnny arabyuka bisanzwe nyine, izuba riramubyotsa nk'ibisanzwe. Aramo guhitamo kogosha ubwanwa bwe nk'ibisanzwe. Nyuma yaho ngaho aravuga ati reka nikorere ka breakfast kugira ngo njye mu kazi numva ameze neza. Aragatunganyije. None hafashe umwanya we yigiriye mu ruganda agiye gukora, asubiramo umurimo umwe mpaka bumwiriyeho. Nubwo John arimo gukora imirimo myinshi yisubiranamo, ntabwo ubwonko bwe bumusaba gufata imyanzuro itandukanye, kubera ko ibintu ari gukora ari ibintu bimwe byisubiramo. Bivuze ngo ubwonko bwe buratuje cyane. Noneho reka tujyane Johnny wacu muri 2024. Man, uzi ko nigeze ngira ibitotsi bihagije, telefone yanjye iri hese kandi. Man, uzi yuko nyine n'amasogisi mashyashya. Ako si dufite igitaramo uyu munsi cyangwa n'ejo? Yandi amaze gusaza. Hari ikindi nta nubwo nagiye gusara ngo ndebe ko nsara uyu munsi, se ndabigenza nira. Ariko si kaga parfait ko ndajya gukora gaze yashide n'ikindi ne kujya gutura amafaranga mu kibi yandi amaze gusaza mwakabyara. Nukuvuga ngo rero natwe ubwonko bwacu kubera ko tubufatisha ibyemezo byinshi bitandukanye icyarimwe, ibyo bituma bujagarara tukananirwa vuba. Kandi igice cy'umubiri gikoresha imbaraga nyinshi z'umubiri ni ubwonko. Hagakurikiraho igifu nabwo kimaze kurya ibiryo, igifu kimaze kwakira ibiryo nacyo kikoresha imbaraga nyinshi, ariko ubwonko ari bwo bwa mbere kuko butwara imbaraga. Iyo umaze kurya waruzi impamvu ubonaniwe, reka bigusobanurire. None iyo umaze kurya igifu kiba gikeneye imbaraga nyinshi zo gusya ibiryo. Ni ukuvuga ngo rero kubera ko iyo umaze kurya ubwonko bukenera za ngufu n'igifu kigakenera izindi, umubiri ucika intege kubera ko uba ugiye gukonsomwa n'ibyo bintu bibiri, kandi byose biba biri gukora imirimo ikomeye umubiri utagomba kwirengagiza. Ubwonko ari bwo bukontorora ko turi kuvuga, ubu ngubu ndi kuvuga ni gukoresha ubwonko, ubu ngubu ndi gukoresha izi geste, ni ubwonko bubikontorora. Ubwonko bukontorora gutera k'umutima na bya bitekerezo byose umuntu agira, ugakontorora niba uryamye, niba usinziye warushye ugomba kubirinduka. Ibyo byose ni ubwonko bubikontorora. Urumva ko buba bukeneye imbaraga zihagije, bukora imirimo myinshi kuko umubiri wacu umeze nk'uruganda. Noneho iyo igifu cyiyongeye muri handi wumva ushaka kwiryamira, ariko kujya kuryama ubukoze ikosa. Uko iyo uryamye ugasinzira, ubwonko nabwo
bugira ibice bibiri, hari icyo bita conscious mind na subconscious mind. Conscious mind ni cya gice gituma ukora imirimo ushaka, urishimye, ufashe ikaramu uranditse, utekereje kuririmba urabikoze, ibyo byose bigenwa na conscious mind. Igice cya kabiri nicyo bita subconscious mind, cya kindi gituma ukora ibintu wowe nibwo waba utabishaka, nko kwayura urugero. Icyo gihe ntabwo ubishaka, ubona byizanye, utera ku mutima, ntabwo ari wowe ugenda ngo umutima uri buhagarare saa sita, oya. Niyo usinziye umutima uratera, niyo waba usinziye uruhande rumwe rw'umubiri rurushye, umubiri wawe uribirindura, kandi byose bikorwa na subconscious mind. Rero iyo umaze kurya conscious mind ukayijyana mu bitotsi, irasinzira. Iyo isinziye ubwo na digestion nayo ishobora gukorwa nabi bitewe n'uko conscious mind yasinziye. Rero iyo umaze kurya nk'ibiryo bya nijoro ugahita uryama, akenshi ubyuka ushonje. Impamvu ubyuka ushonje kandi wumva unaniwe nuko umubiri uba wakoresheje imbaraga nyinshi, rimwe na rimwe igifu kigakora nta controle gifite, bikarangira ubyutse wumva ushonje kandi unaniwe. Icyo ni ikintu ugomba kwitondera. Abaganga batugira inama bavuga ko bibaye byiza wewe wagakwiye byibura gufata amasaha 2 mbere y'uko uryama. Amasaha 2 ukarya, noneho ukajya mu buriri hashize amasaha 2 umaze kurya, kugira ngo byuke bya biryo wariye, digestion yakozwe neza, n'imbaraga winjije umubiri wazibitse neza. Noneho reka turebe ibikorwa biba ku manywa iyo urimo gutekereza cyangwa ufata imyanzuro itandukanye. Iyo urimo gufata imyanzuro itandukanye, ubwonko buri kuri ibintu bimeze nk'amashanyarazi. Amashanyarazi menshi cyane agenda ahuza uturemangingo dutandukanye tw'ubwonko, ari two bita neurons. Ayo mashanyarazi rero atuma habaho connection hagati ya neuron n'indi, hagakwirakwira amakuru mu bwonko bitewe n'umwanzuro wagiye ufata. Uko ugenda ufata imyanzuro myinshi rero, hari ikindi kinyabutabire bita glutamate. Glutamate rero iyo ufashe umwanzuro irazikaza mu bwonko, muri selile z'ubwonko, kugira ngo cya cyemezo wafashe ubashe kugikora ugishyire mu bikorwa. Rero uko ugenda ufata imyanzuro myinshi icyarimwe, glutamate ziragenda zikaba myinshi, zigatera akavuyo cyangwa se traffic jam mu bwonko, bikageraho ubwonko bwawe butagibashije gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Ibyo bintu uko byagenda kose birangira wumva unaniwe. Reka dufate urugero tubifate nk'umuki. Ya myanzuro yose ufashe ibimeze nk'ibinyabiziga bigiye gukora akazi runaka wabitumye, ariko nanone uko ugenda ufata imyanzuro myinshi icyarimwe, bimeze nk'aho ugenda utegura imyanda myinshi uyishyira mu nzira. Iyi myanda igiye iba myinshi rero, muri wa mujyi habamo icyo bita traffic jam. Ibinyabiziga bibura aho binyura kubera imyanda myinshi yagiye mu nzira. Rero no mu bwonko bwawe ni gutya biba byifashe, haba huzuyemo akavuyo kenshi cyane bitewe n'imyanzuro myinshi uri gufatira icyarimwe, kandi ukaba ushaka ko ibikorwa byose bikorerwa icyarimwe, kandi ntibyakunda. Gusa nanone mbere y'uko tubikomeza iyo myanzuro, reka tubanze tuvuge kuri aka kantu nanone k'ubwenge. Imana iturimo hari akantu yaturemeye gafasha ubwonko bwacu, bakita adenosine. Aka kantu ni akantu gakoranye ubuhanga, ni ikinyabutabire cyiza kikatubwira igihe tunaniwe. Nuvuga ngo iyo unaniwe, aka kantu kitwa adenosine cyangwa se iki kinyabutabire kiraza kigafata ku bwonko, ku ndira z'ubwonko, kikazibwira yuko unaniwe kugira ngo umubiri wawe uze kuruhuka. Kiraza kigafataho, ubundi ukumva utangiye kugira udutotsi. Ariko abantu b'ubu ngubu turabahanga, twaje gukora icyo bita kafeyine. Ni ikindi kinyabutabire cyiza kikabuza adenosine kuza gufata ku bwonko ngo butubwire yuko tunaniwe. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ukoreshe ikawa neza itaza kubangamira umubiri wawe, byakabaye byiza ku bantu banywa ikawa bagiye bayinywa mu gitondo, kuko kuyinywa nimugoroba imara amasaha 12 mu mubiri. Uyinyweye nimugoroba ubura ibitotsi nijoro uko byagenda kose. Ariko iyo uyifashe mu gitondo wirirwa ufite imbaraga, ku buryo na nyuma ya saa sita niyo waba umaze kurya wumva nta kibazo ufite, ntabwo wumva unaniwe cyane. Ariko bigera nimugoroba yagushizemo ku buryo niyo ugiye kuryama uryama ugasinzira. Ariko reka tuvuge ku rugamba rwa kabiri, urugamba rw'ijoro, muri cya gihe wowe utabasha gukontorora ibintu. Muri iki gihe tugezemo noneho imbuga nkoranyambaga bazikoze wagira ngo bazishyizemo akamoki, wagira ngo zibamo akandi kantu nanjye ntarasobanukirwa. Umuntu yisanga yagiye kuri TikTok avuga ngo agiye kureba akavideo kamwe, agasanga amasaha yashize, akajya gusanga amasaha yo kuryama yamurangiranye, akaryama imburagihe, yajya kubyuka nabwo akabyuka imburagihe. Abantu benshi rero bajya kuri social media, byakabaye byiza ko uzivaho byibura mbere y'uko ujya kuryama habura isaha imwe. Ibyo bintu byafasha cyane, kuko ruriya rumuri rwa telefone
urumuri rwa screen ujya ubona rwaje muri screen iyo ari nijoro ukaba ururebamo umwanya munini utuma umubiri wawe utekereza ko ari ku manywa ukanawukikuramo gahunda y'ibitotsi. Warambika telefone ukaryama ukabura ibitotsi, ariko niba ushaka gusinzira vuba ujye uryama wowe utuze ntutekereze ibindi. Uko byagenda kose ntabwo warenza iminota 5 utarasinzira. Uko ni ukuri kugaragara 100% nanjye iyo tekinike ndayikoresha, uretse ko rimwe na rimwe nayigeze gustragoringa no gukoresha social media nkaba addicted, bigera ku rwego rwaho najyaga kurya nkarya ndeba muri telefone, rimwe na rimwe ibiryo bikarinda bikonja. Dusoza rero tugana ku musozo, nagira ngo mbabwire ko uko byagenda kose, niba ushaka kugira ngo ugire umurongo ugendereraho, niba ushaka kugira ngo ugabanye akajagari muri wowe, ubashe gutera imbere kandi ubashe kwirinda umunaniro wa hato na hato, ugomba gukora utuntu tutari twinshi cyane. Icya mbere ugomba kugira utuntu twanditse. Niba ugiye kuryama wandike utegura icyo uzakora umunsi ukurikiraho, icyo gihe bituma ubyukuza icyo ugiye gukora. Icya kabiri ugomba nanone kugabanya akajagari mu buzima bwawe. Niba ugendana n'abantu badakwiye ubikureho, ugendere n'abantu bari superior cyangwa bari hejuru yawe kugira ngo bagufashe kugira aho uva naho ugera. Icyo gihe uko byagenda kose niyo wagira umunaniro, ugira umunaniro utanga umusaruro. Ubwo rero ibyo kubabwira ni byinshi, ariko content y'uyu munsi ntabwo nshaka kwiba ndende cyane. Ariko niba wifuza ko ejo nanone nzaza nkubwira ikindi kiganiro, watwandikira aho ngaho muri comment. Icya gatatu nuko ugomba kumekinga ashobora kuba kanze subscribe kandi warafunguye akayugira, kuko ibigiye kuza birenze ibingiye. Wanakanda aha ngaha ukareba iyi video ndimo kukwereka, iyi ngiyi uri kubona. Murakoze cyane, mu kanya duhurire mu yindi video. Salut.